abakunzi b'ikipe n'uburyo mu by'ukuri babonye uwo mukino. Et pour moi, aujourd'hui, le match, c'est pas important le résultat, parce que tout le monde sait que ça fait 3 semaines qu'on travaille. Kubwanjye umukino uyu munsi ntabwo ari uwo gushaka umusaruro. Twese tumaze ibyumweru 3 dutangiye imyitozo. Dukora inshuro 3 ku munsi. Rimwe tuzamuka imisozi, ubundi tukajya muri gym ndetse tukajya no mu kibuga. N'umukino wa mbere dukinnye twagombaga gukira mu gihe tumaze iminsi twitoza mu myitozo ku ikipe nk'inkuru. Icyambere twashakaga no gukora hamwe nk'ikipe. Ntabwo byari bibi. Uyu munsi ntabwo Yosef yari ameze neza 100% muri physique. Kubera ko yaje nyuma y'abandi. Ese ni nawe yaje icyumweru gishize, Ochera nawe yaje vuba. Mu by'ukuri ikipe ntabwo yari yuzuye mu mbaraga. Cyangwa 60%. Niyo mpamvu abo twari duhanganye bagiye baturusha. Twizeye ko mu yindi mikino bizaba byahindutse. Dans les prochains matchs. En fait, il a eu une béquille, il a eu une petite Charles Baley yagize ikibazo mu mukino duheruka gukina. Twahisemo kumurutsa kugira ngo azabe ameze neza ku wundi mukino. Demain, il va être à l'entraînement, il se prépare pour le prochain match. Non, c'est bon. Déjà, on va jouer avec le Rayon Sport. Yego nibyo kuva nagera muri Rayon Sport tumaze gukina imikino ine ya gicuti. Mbere ya Super Coupe tuzaba dukina umukino wa 5. Mbere yuko shampiyona itangira tuzaba tumaze gukina imikino 5. Nkeka ko iyo mikino izaba ihagije. Icy'ingenzi ni uko ikipe izaba yiteguye muri Super Coupe ndetse no muri shampiyona ndetse no mu mikino nyafurika. C'est-à-dire les erreurs tactiques. Ça, c'est pour rusange Tamari. Ririya kosa ni rya tactique. Ntabwo ari ikosa rikomeye. Ririya kosa ni ry'umuntu ku giti cye. Gusa ntabwo ari ikintu gikomeye. Ni umunyezamu mwiza urimo gukora cyane. Reba ikosa ryabaye kuri Liverpool muri Champions League bakina na Real Madrid. Byabaye byacitse. Gusa biriya ni ibintu bisanzwe. Ibi nibyo biba bikeneye mu mikino ya gicuti. Kuko mu mikino nk'iyi bituma ukosora ayo makosa. Kuri Aruna Majaliwa mwiza ufite impano uri mu ikipe nziza ntabwo yari yagira ingufu zihagije. Ageze nko kuri 40%. Icyo nicyo tugiye kumukoraho ubundi akisanga mu ikipe. Certainement, on est en train de chercher d'autres joueurs. Il faut que Yego nibyo turacyarimo gushakisha abakinnyi. Dukeneye umukinnyi mu kibuga hagati ndetse no muri ba rutahizamu kuko tuzakina imikino nyafurika tugakina na shampiyona kandi dukeneye kugera mu matsinda. Rero dukeneye kongeramo izindi mbaraga kuko umwaka w'imikino bari munini. Rero dukeneye abandi bakinnyi beza turimo kubashakisha aho tuzabakura. La saison elle est longue, donc on a besoin de beaucoup de joueurs et on est en train de chercher et on va trouver. Udufashije kureba uko duhagaze ibyo tuzagukosora donc no gukomeza gukora groupe kwa equipe. Navuga ko ntago turi ku rwego rubi. Nibwo tugitangira pre-season hashize hafi ibyumweru 2. Ndakeka navuga ko level turiho ni level nziza ukurikije physiquement n'uburyo turimo gukinana. Ntago tumara igihe kirekire, so navuga ko kuri nyewe ni urwego rwiza. Nkurikije uko bitwaye no munsi bakomeje kwitwara nk'uko bitwaye no munsi, bagaragaza rigeri, bagaragaza yuko hari icyo bashaka guharanira kwitanga. Donc navuga ko bazatanga resultat nziza. Donc izi ni match amicale zidufasha kureba amahereri, donc twayakosora. Navuga ko donc rero zabayeho ko kwitanga kwabayeho kose no kugarda forme no gukomeza gukosora amakosa yabayeho. Ndavuga ko cy'ingenzi nuko ari ukosora amakosa nicyo cy'ingenzi cyane, kandi ndakeka yuko nabo bazi icyabazanye no gutanga umusaruro. Ngabo rero coach Zelfani umutoza mukuru wa equipe ya Rayon Sport ndetse na Rwatubye ne kapiteni w'iyi kipe bagaruka kuri byinshi cyane amakosa yagiye akorwa. Umutoza avuga ko ari umwanya mwiza ari na yo target cyangwa se ari niyo mpamvu bateguye imikino nk'ingi ya gicuti kugira ngo bakosore amakosa. Gusa ari umukino mwiza ku munsi w'ejo. Icyo nemeranywa na coach wa Rayon Sport ku kijyanye na fitness y'abakinnyi, wenda nubwo batemeranyijwe cyane ku byo agarutseho avuga kuri Majaliwa, avuga ko akiri nko kuri 40%, ariko ikipe yose ya Rayon Sport urabona ni nayo mpamvu ngira ngo urebye imyitozo yabo, imyitozo myinshi bari ingufu bari imbaraga, urabona ko fitness kiri hasi. Icyo bisobanura umukinnyi iyo amaze iminsi akora imyitozo y'ingufu abaremereye. Buriya imyitozo myinshi y'ingufu, gym tonic, kubakoresha amafizike menshi, ntabwo misozi uriya kocha uraremera, ntabwo woroha. Buriya mu kibuga rega Nebitsa ni bariya ya bonga uriya munyafrika y'epfo arabakuba. Football nije igusaba mu kibuga kuba wiyoroheye umeze nka papillon utwarwa n'umuyaga. Iyo umaze iminsi rero ukora imyitozo cyane y'amaguru
akenshi mu kibuga uraremera balo ntabwo ikoresha icyo ushaka ububabara ureba igihe aba batoza baziye kandi yaje nyine agomba kubashyiramo ibyo afite ni igihe gitoya erega abatoza bafite igihe gito cyo kugira ngo binjire mu mwaka w'imikino rero yabapakiyemo byinshi bahise babona iyi match amicale noneho iyi match ni match bagombaga gukanira kuko mbere y'umukino Rayon bose bari bafite impungenge n'ubwoba zo kuba batsindwa imace kandi bafite Rayon de bakazajyamo batakaje wenda twarebye umukino toza akoze assessment ye yarabizi neza ko ari imbere ya mikoro arimo arabwira abanyamakuru yanze gutuma Rayon bafata nkaho ntekereza ko yakommunicatingaga ku bakinnyi papa Neselma no ku Rayon muri rusange ni message yahaga abakinnyi nta n'umwe yigeze appreciatinga ko nyine ari hejuru ameze neza ntawe yashimye cyane Simon Tamale wari mubi ku munsi w'ejo wumvisha ko ari afatiye defense sibyo yagombaga a defense Simon Tamale wari mubi ku munsi w'ejo abandi bose nka ba Majari waba Yusef wa Ojera bitwaye neza cyane ayifashe nk'ari ibintu bisanzwe kura niko bamotiva nyine abakinnyi ariko twe nk'abanyamakuru twari kuri stade twabonye umukino natwe dufite honest assessment icyo twabonye urebye wenda na squad yabanjemo ku munsi w'ejo yagerageje kuvanga abakinnyi twiteze ko bashobora kuzaba starter babanza mu kibuga n'abandi bakinnyi basanzwe kubera ko nka Yusef yamubanje hanze abanza hanze Majariwa abanza hanze Joachim Ojera abanza hanze Mitima Isaac ngira ngo urebye abo ngabo nka Charles Bale ntiyamukoresheje abanza hanze Charles Bale ntiyamukoresheje hari n'abandi bashaka ikibazo nawe yabigarutseho yabanjemo Simon Tamale abanzamo Serumogo iburyo abanzamo Rwatubyaye Abdul ndetse na Aimable muri axe hagati mu kibuga plutôt hagati mu mutima wa defense ndetse na Bugingo Hakim ku ruhande rw'ibumoso abanzamo Eric Ngendahimana Mbirizi na Dekwe Felix abanzamo Haji Iraguha ku ruhande rumwe rw'ibumoso iburyo hari Jonathan Ifaso Ifunga ndetse na Prince Rudasingwa mwana wa Rayon Sport tabanza mu kibuga mwanza kuri attack wanakinye neza yakinye neza cyane n'igitego cya mbere shwa kabanariwe mperaho uyu mwana numvisha makuru ko hari ya kuri stade ko Umutoza atekereza kumutiza ariko kubera ko ntaragura undi mwataka maybe mwiza kurusha Charles Bale nje umurikije ubwo chance yahawe ejo buryo yayikoresheje n'umwana uri ready mu gihe gikwiye abari muri surface mu gihe gikwiye abari muri box ashobora gukoresha umupira neza n'amaguru ibyo Musayisina adafite umupira n'amaguru ayakoresha neza cyane ni muremure ashobora gukoresha umutwe neza ashobora no kwara amafrappe hanze ya surface n'umwata kubona nyine mwiza ufite potential ariko maybe utaraba ready ntabwo yiteguye nyine gukompeta muri hano wamuveba kuko nuko angana rwose ni umusore ukiri mutoya Prince akeneye imikino akeneye kuva ku ntebe agakina kandi agakina adafite pressure potential afite ibintu yakora pe njye nanakoze honest assessment ni mwiza cyane kurusha Musayisena njyewe rero Musayisena beta yajya muri equipe abona umwanya akina kandi tamushyiraho pressure nk'iyo afite mu ikipe ya Rayon Sport ni equipe ishaka igikombe cya championnat irashaka kugera kure muri confederation irashaka igikombe cy'amahoro uyu mwaka w'imikino twinjiyemo beta yajyana abona umwanya ukina bikamushapinga neza ku buryo yazaza noneho na cya gitutu yiteguye kukibamo kuko umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport yatubwiye ko umutoza yifuza abandi bakinnyi batatu barimo abanyamahanga babiri n'umunyarwanda umwe byashoboka ko rero bashaka kuramforsa kuri attack n'umunyamahanga muri aho kugira ngo bamuzane bamwicaze rwose igihe nanjye na prefera ko Prince ajya kubona hano tukuntu njya kumubonamo nka cyasugira mu bihe biri imbere yakoze umubiri yamaze gukura ariko yahuye nanone n'umutoza mwiza cyane cyane umuntu wenda turavuga abantu bakabifata ukundi cyane cyane abana batoza b'abanyaburayi cyangwa babara bafite aho bahuriye n'impano z'abakiri batoya cyangwa se bafite n'ubumenyi mu kuzamura izo talent no kuzihanganira aho ngaho rwose byatanga icyizere uwo ni uwa mbere kuri aspect physique cyavuze cya aspect physique abakinnyi nabonye batari physically ready nanatunguye cyane nkurikije Axel uburyo bavugaga ko Mbirizi yiteguye I was disappointed Mbirizi afite ibiro Mbirizi afite umubyibuho afite fats afite like urabona n'ikibuno vraiment n'umukinnyi urebye umubiri we nyine shape afite biragaragara ko n'umuntu warangaye cyane kuva na sezishize avunika adakina n'igihagarukiye biragaragara ko ntabwo yitunga like ntabwo yikoze nta kazigeze yikoraho Mbirizi ari hasi cyane ndetse namenye n'amakuru ko hagati ye na Osaluwe iyo sport ishobora kurekuramo umwe ariko a priori
azaba Mbirizi ntabwo yiteguye pe uwo bita Jonathan Ifunga Ifaso kuri karite technique yakinyeje kuri 7 yari imbere ya Serumogo kubera ko afite karite kuba yasunika kuruware yose uko yakabaye n'umukinnyi uva inyuma akazamuka na baro akagerayo afite imbaraga arihuta Serumogo excellent bituma rero umukinnyi ukina kuri 7 agira tendance yo kujya gukina aganamo hagati ariko imbere aho twakwita ku 10 vuze ngo Rayon Sport ishobora gukina afite nimero 10 Ifaso ari kuri 7 ariko agaruka ku 10 kubera ko nyine Serumogo aramupusa akamusunikira kujya hagati umupira karite technique ubona ko ari ready ameze neza Ifaso ariko nawe ukabona ko nyine nta mobilité n'umuntu uraho fitness nabaracyari ahubwo ya pourcentage umutoza avuze kuri Majaruwa ni Ifaso ifite ni Ifaso 40-45% rwose uwo ni Ifaso ngo mvuze abatameze neza ku buryo bw'imbaraga hari Ifaso ndetse na Mbirizi mu mutima wa defense hagaragaye n'ikibazo cyane Rwatubyaye Abdul ari kumwe na Nsayimana Aimable twahoze tuvuga ahangaha abantu sinigeze nje mbona ari ikibazo cy'imbaraga z'umubiri ahubwo na defenseri badahuje pe ntabwo wakora access oya ira defense uwitwa Mitima atagaragayemo Rayon Sport ibitego izabirya rwose ibyo n'urutsaba Mitima yagiye mu kibuga Simba yabonaga n'umurideri yarameze neza afite umubiri mwiza afite rwose natagaragaramo abareyo mu bimenye muzabirya actually Mitima Isaac ni Virgil van Dijk atebwo nyine atuje afite composure arayobora abagenzi be arabo wa mbere ku mupira timing akina na Aruna Musama Jero amaze kujya amasimbuye umukaseri uri jeni natumwe n'umutoza uburyo yavuze ko ngo ari nko kuri 40 Aruna Musama Jero he was excellent no papa he was spotless man nta cyasha na kimwe ushobora kumubonaho arihuta bira bintu bavuga ngo akina ngo mu kabox ngo akina muri kiriya kiziga cyo hagati oya akine man no muri pressure ahantu hose Aruna Musama Jero yarinda aba defense neza yahuza defense n'abataka atwara umupira atanga umupira kugira amaguru ye his ariko Rayon ibanze ibeshuwa ko kibazo cya Aruna Musama Jero cyakemutse afitanye n'ikipe ya Bumamuru na Dauphin wari wabo hari muri Congo babanze bagitanga umurongo gikemuka Majari uri niwe meilleur joueur wa Rayon cyane rwose haracyarimo akabazo haracyarimo akantu ntabwo birarangira neza 100% kuko ari amafaranga ngo Dauphin wari igomba kubona muri transfer ya Majari rero bakomeza babikurikirana bashaka batanga Majari was excellent ni mpamvu buriya Mitima yajemo ukabona harimo stabilité Majari yari yamaze kuzamo ntabwo turabona 11 ba Rayon Sport kubera ko umutoza yanze kubatwereka bakinana baba bameze gute ndibo ndimagina nka Mitima Isaac ari kumwe na Aimable muri Axe Rwatubyaye nubwo ari capitaine Mitima ni vice capitaine ngerekeza ko umutoza akeneye kuzagira icyo kintu cyo gutinyuka kuba yabwiza ukuri Rwatubyaye so umudefenseur mu yari mwiza sezishize yarageragezaga ariko urwego umupira ugiye kuburiho tekereza ko Mitima Isaac yaba ari kumwe na Nsayimana Aimable akora defense nziza kurushaho Rwatubyaye yaba arimo ntabwo umutoza yageza twereka 11 be hari n'abakinnyi twabonye wenda ntitubona ubwiza bwabo bitewe n'uwo bakinanaga nk'uyu mujene bita Bugingo Hakim mitambere yakinnye ntabwo yari hejuru yatakazaga imipira hato na hato ya amacrosses ubona atapimye neza akazi kari double kubera ko imbere ye hari Iraguha Haji so umukinnyi ubanza mu kibuga nk'unyene kubona ngo Bugingo Hakim ari kumwe na Joachim Ojera ku ruhande rwabo ku ruwari yabo yameze gute umutoza yanze kubitwereka kuko ntigeze bakoresha bombi yinje muri angana yitwa Narsene wambaye ubwoba tuyisenge n'abakinnyi bose Rayon Sport yaguze dore ukuntu gahoro imeze kuri Arsene nyina naramwitegereje mu myitozo ya Rayon Sport mwiza ku ruhande inyuma Arsene uyu mwana tuyisenge tuguma nkuko bamwita hari wabo hiryo za Karuruma bamwita ngo tuguma ni umusore ukinisha ukuguru kw'ibumoso abantu barabyibuka ikipe ya Sport imugura muri Espoir akaza rwose akigaragaza bikaba na ngombwa ko umutoza mu Mavubi atangira kumwitabaza muri bano batoza rero babera babazungu nkuko twabivugaga n'abantu bashobora kukubyazamo umusaruro mu ngeri nyinshi zigiye zitandukanye umutoza yaraje arebye taye ya Arsene n'umusore nko muri 180 kuzamura ufite impano idasanzwe rwose wihuta ucenga ukora ibintu byose icyo umutoza rero yavuze kuri Arsene ngo amutegerejemo ibintu bibiri deja yamaze kumukora kuri 11
agiye kumuforoma kuri gatatu kandi ejo uburyo yakinnye kigeramo yari ari hejuru cyane yari ari hejuru cyane uretse gato nkubwire ibyo umutoza yavuze umutoza yavuze yuko amutegerejemo ibintu bibiri icya mbere ari amakrosses no kuvuga ngo yabasize kuko arihuta cyane yagucenze kuko arabizi ariko se wa mupira arawuhindura gute precision wa mupira arawushyiraho ushaka kugira ngo bataka wenda batsinde cyo ni kimwe icya kabiri umutoza yavuze ashaka kumubyazamo ngo akahita ashyiraho akadomo imipira y'imiterekano kuko nk'amakoroneri wabonaga amakoroneri menshi roba ifaso yavuyemo Arsenal je niwe yateraga cyane cyane mu ruhande rw'ibumoso ariko ubona ko yatera ku ipoto ya mbere yagendera hasi n'iki byose arashaka ngo kumutegura akamutoza no gutera imipira y'imiterekano ubundi akahita akaba gatatu cyangwa se akajya bakina wabonye ko ejo akimara kujyamo bahise bakina noneho ama wing back ari aba defenseur batatu urumva ni icyo kintu ashaka kumubyazamo kandi namara kukigeraho singiye kugira ngo nkubeshye Arsene no muri national azatanga akazi nje nsanzwe nzi Ganijuru nabonye na Bugingo Hakim njye nibaje n'impamvu bamusinyishije kubera ko aho mboneye Arsene kuko bamusinyishije umutoza ataramubona ko yazana Arsene ukagira Ganijuru eske ukeneye na Hakim kubera ko Hakim ntabwo ari upgrade kuri Arsene mwiza kurusha Hakim dore rero ngusubize kuri icyo kibazo uzi impamvu se Hakim yaje kubera iki ikibazo cyabayeho ni nabyo umutoza yavuze abakinnyi baguzwe nta ruhare rw'umutoza rurimo nta kuboko k'umutoza naho umutoza yaraje asanga Bugingo yarasinya iyo aza kuza atarasinya akakinisha Arsene hano ntabwo byari kuba ngombwa ko yongera Bugingo akinje ntabwo nari nzi ubwiza bwa Arsene nabonye ejo n'umwana ufite confidence namwitegereje pe wabonye yeze kwa mafrape yateye shoti rica hejuru n'umusore ufite ntabwo ari kenshi ubona abaratero batera amashoti ni umusore ushobora gutungura umuzamu akamushota pe afite amaguru meza afite ikirenge azi kurambura aratuje aragaruka neza mu gihe gikwiye atayiminga neza iyo umubona isura n'uburyo aba yimereye yamanuye agapira gutya akafungisha ibiganza ubona ari umuntu kuba ari timide ariko ku mupira ari sharp cyane azi icyo kugaza kandi aratuje nta makosa ntaki uriya mwana bisaba cyane ariko nanone ngwino kuri byenda gusetsa yitwaye Senu eke Rusine Patrick ngo iki mbega Senu we Yusefu ubundi ibintu donc aramutse nk'igihugu atari equipe aramutse nk'igihugu cyangwa se nka company ari nka company yigenga ibintu Yusefu yakoranye na Senu byirukanishaga Senu man Yusefu akora ibishoboka byose akeremera akakuramburira passe muri profondeur ya passe nushaka witaze gusa ushobora no koza agatsinze no gusompira ukajya mu izamu ubundi rero sport yakaba yaratsinze umukino ejo man Yusefu ese namaze igihe kubera ko Yusefu atarahari amaze igihe ubona agira gutya nk'ejo yatinze igitego nubone kuri passe Yusefu igitego umuntu utarebye umupira ashobora gutekereza ngo Senu nyamara ni sawa wapi ntabwo ari sawa Musa Senu Rayon Sport ni namurekura biragoye ko hari equipe yo muri Premier Division yamufata wani namurekura ni namurekura izamukurikiza amafaranga izahiyo kipe mutwaye nuko umuhongerera kugira ngo agere kipa Musa Senu nutayizamuri hasi yishimira ko imujyanye izamuri goga he is confused ubona abari mu gihugu cye nkuko bagutereka kuri Mars ukisanga uzengurutswe n'ibintu utazi igihe umupira uzira uramugonga ukava mu izamu guhagarara iyo agerageje guteresha umupira amaguru ahita agwa aryamye umugongo yose abaye imoso arasobanye iyo agize imana umupira ugonga ku mutwe ukamuponye ukajyamo abantu bakavuga ko yatsinze igitego Musa Senu ntabwo ari nabuze karite nimwe ya rutayizamu afite ntabwo ari kuri level y'ikipe arimo kuri level ya division ya mbere mu gihugu cyari cyo cyose keretse ari nko muri Bangladesh Mongolia yes cyangwa se wenda mu abantu ntibagira ngo nuko umwibasira ariko ibyo twabonye ku munsi w'ejo pase z'imiriro hahandi Yusefu amaga pase agasiduka asigaranye n'izamu gusa agakora ibintu akakora ubufindi ariko ntubona nk'uyu Rudasingwa Yusefu yagiye mu Rudasingwa avuyemo Yusefu yatumye tubona Rudasingwa ari Ronaldo iri fenomeno ari Ronaldo wa kera kubera interi iri hagati ya bombi Rudasingwa na Senu Senu yatumye tubona Rudasingwa Prince ari hejuru cyane batatu wa mbere ku isi ni nka bari Wandowski niba mu biologique
esenu hari ibintu umwana afunze ajya avuga ngo ubundi ni gute twisanze aha hantu ni gute araryama akabyibaza yisanze muri Rayon Sport no twe twibaza ni gute esenu yisanze muri ekipe ya Rayon Sport ni ngoma ko ari ereri y'abantu reka tugaruke dusoza kuri Rayon Sport dukomeza n'andi